kazajya kumubwira kamukurikire mbashe kumenya uko byifashe kamera magwi Nabagabo mwe mwirwana mureke twumvikane reka twumvikane mureke twumvikane ibyo bikamera wasuje subira hanze ibyo bintu urabivuga iki bivuze ko amafaranga yanjye nyahombye we ntago nyahombye umva ntago nyahombye urabyemera reka nyijyane Havema. Uretse mwese. Oya, navuze ngo umva nkubwire. Ubu ni naguhamagaye. Soka man. Wowe. Akose ubundi wowe itonde. Wewe bana sohoke. Bugiye ku. Mugende. Murumuna wanjye yavuye mu cyaro ejo bundi ngiye muzanye ngajya mfasha. Ubwo namuzanye murumuna wanjye ari hano. Ninjiye mu nzu nsanga bari kumwe. Ibyo bari barimo nawe nabisobanura. Ngewe ntago ndi umugore we. Ndicuruza ndi indayo. Uri indaya? Urabyemeye? Yego. Noneho hangati sister ko mwaraye muneye mushyukwe. Ibintu mwaraye mukoze koko wambabariye ukama. Turi bubireke nta kintu turi bukemure. Reka wari umeze nabi mu buhe buryo? Teho se wamumfateho nyine. Wari umeze nabi mu buhe buryo? Uburyo we ntago uri umuntu. Ntago uri umuntu. Umunesha agaciro mukananwa na hano ngewe. Nene ndaye wase we wambonye. Reka nkubwire. Urisirira muri umuna wawe unanyisho twavuganye. Na amafaranga 2020. 3. 3,500. 3,500. Wese 5 biruzuye. Oya ariko mudaca amafaranga. Reka kongerera yani. Mpereza mwereke. Muhereze man turavana tubikemura. Hari ikindi ushaka? Amafaranga. Hari ikindi ushaka? Ngo genda kwishyura. Ubu se yagenda gutya mu muhanda. Yakwambarira hanze ariko. Ntago ushobora gutuma njye wumva. Ave Ntago ushobora kubituma. Nakubwiye ngo nta kintu ni. Emanze nkwereke. Ndekere Cyangwa ntago sohoka. Sohoka. Cameraman subira hanze. Mwebwe mwaje gukora iki? Ngwino. Wowe Akuzaka ya reka njye mubwire. Buretse abakameraman hanze kameraman wowe uri mu biki? Cameraman sohoka hanze. Wowe buretse mwege. Akose reka none mubwire. Reka mubwire. Ako siya ke wari tutangi. Ndakuba. Akose uretse onyina buretse. Nabagabo mwe mwirwana mureke twumvikane. Cameraman subira hanze. Reka twumvikane. Ibyo bikamera wasuje Subira hanze cameraman. twumvikane ko turi mu byaro. Reka twumvikane funguko. Akose wabaye. Umva mwemuretse muticu umuntu. Umva Amafaranga twumvikanye no yazi. umva bimeze Yazi cyangwa ntago yazi. muri gupfa iki boss. Uyu mukobwa nagiye kumukura hari haruguru. Uyu ni murumuna wanjye. Twumvikanye amafaranga. Navuze ko mvuye hanze nsanga uyu nguyu bari kumwe. Urumva ndi bumwishura amafaranga gute? Ndamwishyura gute? Ngize ukuri dore mu mubaze ngo. Ntabwo twaranyije ijoro ryose. Ntayo ndi buguhe. Nuwe ni umugabo. Nabona kuki ntafasha abane ngafata wowe. Nicyanjye ariko. Ni cyawe. Ndi umugore wawe. Uri kunyumva? Ariko abagore b'ikijya mwabaye. Mu gitondo hari. Wewe wakubitwaga uzira iki kuko twe turimo tubyumva. Ijoro ryose ariko se reka nkubwira wa munyamakuru. We abantu bararana ijoro ryose ngaho ibintu byose nakoze n'abaseriva ahantu hose. Wose we ibintu wabyemera. Ikibazo ni iki? Ubu se we ntago uri umuntu. Ntago uri umuntu. Ni mwemuretse kandi numukomeretsa baragufunga. Ndagusubiza mu cyaro. Ndagusubizayo. nkabibwira mama. Uyu yitwa nde mupfana? Nita Siriak ni mukuru wanjye. Siriak? None ko Siria none umva Siria. Ikibazo ufitanye na murumuna n'uwo mukobwa niki? Ngewe ikibazo mfitanye nuko uyu nguyu namuzanye ndi bumwishyure. Uwa mbere yarane uyu namuzanye ku buryo bwo kwiyaranja. None uyu nguyu nawe ngiye hanze vuye hanze.
nsanga abagize ute bari kumwe nyese ni gute naza kumwe bigaragara ko uyu murumuna wawe mu byo wakoranye n'uwo mukobwa nawe bashobora kuba baryamanye birashoboka kuko bitewe n'ibyo nsanze barimo none se urumva nabyizera gute ibyo bintu urabivuga iki bivuze ko amafaranga yanjye nyahombye we ntago nyahombye umva ntago nyahombye urabyemera urabyemera cyane urabyemera umugore nyamwe ave wikubita umugore avari uyu mugabo avari ku mani ibintu byo kuba reka nyijyane ave mani uretse mwese oya navuze ngo umva nkubwire ubundi naguhamagaye ase sohoka mani wowe akose ubundi itonde we bana sohoke bugiye ku mugendera ata agiye he akose iyo ndaya sijyanye utareba ndasa ndayizana ntayifite wenda hari ntabwo umva nakubwiye ngo iki pfukama hasi uranyubaha nka mukuru wawe pfukama hasi akose unjareke reka ngweke byasigaye ndahamaga ngiye kuzana abanyamakuru dore reka cururuka dore wa mukobwa aragarutse ntiwongere ibintu byo kurwana sister Green natama yanjye ndamwita oya icyo kintu gisubiza umva niba mushaka ko dukemura ibintu byo kurwana mwe muyihagaritse guma aho ngaho wa mugabo we kandi rwose ibi bintu ntabwo bizavamo niko sister Green hano hagara hano nawe muze tujye hanze sibyo tujye hanze ipantaro ntabwo nyirekura nuriya nawe aranyishyura itonde nuriya aranyishyura niko Green twumvikane ihangane ube wicaye aho umva sister we Green hano ku ruhande tugire uburyo dukemura ikibazo kiri hano ni iki siriyake niba ari siriyake ikibazo kiri hano ni iki cisha make uzi ko no kwihanira hari itegeko ribihana tuza ntabwo uzabyahereye uyu mukobwa twahuriye hano haruguru ubwa mbere nari mfite umugore arananira arataha namuzanye ku buryo bwo kugira ute bwo kwiyeranja mugejeje hano mugengeye hanze uretse gato mugengeye hanze murumuna wanjye yavuye mu cyaro ejo bundi ari ngiye muzanye ngo ajya mfasha ubwo namuzanye murumuna wanjye ari hano ninjiye mu nzu nsanga bari kumwe ibyo bari barimo nawe nabisobanura urabisobanura cyangwa ntabwo bisobanura niko byagenze bite nawe ukuntu bimeze njyewe ntabwo ndi umugore we ndicuruza ndi indaya uri indaya urabyemeye yego noneho ntago ibyo bindeba twavuganye mu gitondo hageze hari gahunda yo gutaha noneho murumuna wiwe nimba ari bamwita nde sinzi n'izina yambwiye ngo ni Peter nimba ari Peter bamwita Peter noneho hangati sister ko mwaraye muneye mushyukwe ibintu mwaraye mukoze koko wambabariye ukama nari ndavuga ni ntaribi ucumura yama ahita ngati ntaribi sister bite n'ukuntu meze ndayaguha ahubwo nandi ndayakongeraho rero iyo nguyu ifatira ipantaro hasigaye ipantaro yuriye nawe se itonde gato uyu nguyu mwaryamanye n'uriya munaryamana babiri uyu nguyu twavuganye umunsi umwe sibyo twavuganye umwe mwararanye none de bigeze ku gicamunsi cy'undi munsi biba byarangiye nyine tutanye undi munsi niko mwaryamanye koko inde uyu nguyu are ngo nagumya ongera ubisubiremo nabisubiremo ibintu by'amahane we na mwene wanyu mwe mubiretse avuze yuko mwaryamanye wamwemereye nawe 10,000 harimo amafaranga uyu mugenzi we yashobora kuba yamwemereye
ibyabo byo simbizi kuko wenda nimba abana byumvikanye ntago mbizi gusa njye uyu ni mukuru wanjye ntago nubwo ari murumuna wanjye njago no kumusura ejo bundi twari tumaranye igihe gitoya uyu mukobwa nibwo yari ahageze ngo ndyamane nawe naryamanye nawe he kandi bamubwiye yuko ngo ijoro ryose nawe waraye umeze nabi ku byo bakoraga nyine naraye imeze nabi kuko n'ibintu byose nabibakoreraga ariko wari umeze nabi mu buhe buryo itonde buretse turi bubireke nta kintu turi bukemure reka wari umeze nabi mu buhe buryo wamumfatiyeho nyine wari umeze nabi mu buhe buryo uburyo wowe ntago uri umuntu uzana uyu mukobwa ndahuza nawe uyu nawe mwumvikanye amafaranga angahe 5,000 yego sister uhawe ibyo 5,000 je none wonge byashoboka uretse mwishogozanya ayo ubwo wasana ari umujinya ukwenda batamuguhaye sinzi wenda namuhaye ahubwo nukamufatiranye nyine naramuha neza ko namuhaye uriya wari wamuhaye ahubwo babafasha tararangiza ntago bindeba nashaka ko kwasize ntago byarangiza atarangiza ntago bindeba yes none Cecilia ibyo bintu turabikemura gute mba nkubwire icyo nshaka ni ipantaro yanjye kandi icyo nzi cyo ntago ari buyitware urabyemera neza ibyo 5 wewe wabimuhaye nari nkibifite wari ukibifite uremera kuba wabimuha kubimuha ntacyo bintwaye uri buyamuhe ayo uriya murumuna wawe ashobora kuba yabonanye n'uyu nguyu yamwemereye 10,000. Ibyo ntabwo bindeba ni ibyabo. Ni ibyabo kabisa. Bajya kubyumvikana ntabwo nari ndi kumwe nabo. Akomusa naye ku iboro ya urakoma urebe mane waruve. Mva nkubwire. Nubundi rega barabimbwe ahantu yabaga mu cyaro. Tukiri mu cyaro nubundi barabivugaga. Nje naje ngo nirebere. Ngwanyegera nyine ngo. Oya hava ariko have mutamena n'amaso. Have ziriya. Bashaka bicane papa. Ngo ya nyashaka bicane. Dare. Sister mva nkubwire. Have mutongera kurwana. Uri muranyumva? Iki se? Sister reka nkubwire. Ko na umva shehe. Reka tumwereka ukuntu tugiye kumbwira. Umva nkubwire ukuntu tugiye ushobora kunyumva se? Ikintu nshaka. Nshaka gukiranuka n'uwo mukobwa kamereza ipantaro yanjye. Ibyo ari bwumvikane n'uriya ntago mbizi. Urayima ntago yima. Jewe rero reka bitewe n'ukuntu umunesha agaciro mu kananwa na hano ngewe nene ndayibase we wambonye rero reka nkubwire urisirira muri umuna wawe unanyisho twavuganye na amafaranga 20,000 reka nkubwire gaturere ntabwo mukorera yego mujya kumvikana ntago mwaje kungisha inama umuna urumva ko nawe yamurongoye ibyo nakazi ke ibyo nakazi ke kabisa mujya kumvikana mwambajije yego uwakuryohereje muri aba ninde kugira ngo abari we ubasha kuba yakishyura fagitire rero nawe rero kubaza ibibazo byinshi ibyo bibazo byawe uri kubaza ikibazo oya tubereho nk'abantu gukemura ikibazo urifuza yuko uyu mugabo uravuga ati ahubwo imubaze niba namuryoheje cyangwa namubirije reka kumbaza ngo yanryohereje ni babiri muri bo wenda hari uwo mushobora kuba mwatindanye umwanya munini wenda uwo ngo akaba yabaza wishyura menshi no twararanye niwe mwararanye uriya ndamushyiramo agashire 5 nta kibazo ngo nganga 5 yiki agiye gusa koko ngo yiki cyaza amenyo nyine urayabona mu hiyo panaro mwe kuno turabikemura oya ngewe nta mabanza amafaranga yanjye akorera nambaye n'ibirenge naje nsa neza 5 we akahungu b'ikigali mwigize gute nk'ipantaro yanjye haye ngo haye mu ipantaro ayaguye ari mu ipantaro bose ni mwari nyakoremo ndakoramo umva sister natayaguha natwe turi hano ahanga ni wanyu ni wawe atubasanze ya ni wanjye ntago ari bugende atayatanze ihangane natwe turi hano turabikurikirana tubashe kumenya itangazamakuru nje ndakoramo nimba arimo ni kofi hanyuma nyakuremo yikoreremo nta kibazo ariko narenze urahura n'ibibazo ni wibeshye reka reba kuri iyo kofi kujya duce muri icyo kibazo cyanyu kibashe kuva mu nzu nzirika igitenye neza ndebe
ese ko ntago mbona yuzuye oya ntago yuzuye yakuremo turebe aha hewe cyakora ndabona apfa kugeramo da ndatwaramo n'ibyangombwa ariko ibyangombwa se ushinzwe kubera ko ntago yuzuye 15 ntago yuzuye kamaze ndebe aha ndebe neza twavuga nyangara itonde gato mutongera twavuga nyangahe reka tubanze tureba yangaye twavuga nyangara itonde gato reka banza yabare turebe reka mbanze nyabare niba nyine umusubi utibeshya baraturebe kabanze mbare bitatu aha 3,500 3,500 mbese 5 biruzuye itonde oya zana oya ariko mudaca amafaranga reka kongerera yani mpereza mwereke muhereze mani turavana tubikemura hari ikindi ushaka se amafaranga hari ikindi ushaka ngo genda kwishyura none se wowe ayawe arimo kuvuga ko mwaryamanye oya iyo tuza kumvikana neza bigakemuka neza nari kuyamuha ako kuba yanteje abantu nanjye ntayo nguhaye urabyumva neza ukunda muri umuna wese ntago umukunda nganze nkwereke ese ubundi mwakoresheje udukingirizo hagati aho ngaho ni ikibazo nshaka kumenya tudakoresha se barankoye kugira ngo barongoreraho nganze ahubwo aramukunda reka nze nkwereke ukuntu ngiye kwereka umuntu hano urifuza kumukorera iki kamera maduce ko mbona intambara yabigiye kongera kuruda bose imbaraga zingana akomana 5,000 nibyo bikunani 5,000 urataha umeze gutyo cyane gutaha oya ibintu byo kongera kurwana never urataha umeze gutyo cyane gutaha dere hano hari n'abaturage reka zana inkweto z'umukobwa hano zana inkweto z'umukobwa nushaka utayi wambaye gutyo ntacyo bimbwiye naje ngo iki njya mu muhanda njye nimeze gutya ibyo ntabwo bindeba ariko reka nkubwire ntabwo bindeba ambara inkweto zawe ubwenge bw'abagabo buba ni gake we ubundi numvishe ngo si ubwa mbere utandukanye n'umugore reka nkubwize ukuri we kugutega n'iminota mike ako wahubutse sister genda umva busohotse aho ngaho we buretse gato wa mugabo we uryamana n'abagore n'ubishyure nawe uri umunyamakosa shaka uko yereka none se undi mwana arambarira hanze reba abantu uko bangana reka rero asubire mu nzu yambare hejuru se urabona yambaye nyine ubu se yagenda gutya mu muhanda ntabwo ushobora gutuma njyewe ntabwo ushobora kubituma nakubwiye ngo nta kintu emanze nkwereke ndetse imana byo kurwana ariko rekura nakubwiye ngo kinakubwiye ngo wongera gusohoka urambona wowe ibi bintu uri bwongera kuzana hano umva abana wabyumvise itonde gato nandike nigendere urashaka reka nigendere reka bakure kugenda sibyo mu mwenda yo hejuru ntabwo nambariye hanze ntabwo nambariye hanze ntabwo winjiramo hano ariko waritse akambara ntabwo nambariye hanze ntabwo winjiramo hano kabisa ubu se mwabikoze mwese mutaryohewe ibyo ntabwo bindeba ariko ubwo ngubwo se mwana guhe wambare cyangwa urataha umeze gutya nese nyine we guma hanze nyine nambaye nta kibazo amafaranga yese nakwerekeye ntabwo mbyemeye nakurekeye mereza imyenda yambariye hano niba udashaka kwambara have mudaca inzugi ariko mwabana urasohoka cyangwa ntabwo usohoka sohoka ako mwebwe bundi mwebwe buri oya uretse mwana ntabwo oya itonde asita wowe bundi ibyo bintu birimo n'ibiki nubundi bari baranabimbwiye nyine mushaka nese mwamuretse ushaka iki nyine mufungure dufungure urebe iki umugore ushaka kwiyongeza none se umugore aza bakugishije inama nyine aza inama bakugishije nyine itonde reka dukemure ikibazo aseye abatipe rero mureke dukemure ikibazo se mwana
ubundi hano na Asego. Bari gatatu wagiye Yuda uzuka n'ibyo telefone yanjye rero no tumwetwara anwariye telefone Yambara gutareba. Itonde yambara. se asigaye kinono anwariye telefone ari itonde anwariye telefone kubera icyo muzemerekana nyuze dukurikire Urabura kugera kwereka anyuze. umva gwina mwerekana nyuze gwina turebe gwina anwariye telefone ari he Kazonja kumubwira kamukurikiye mbashe kumenya uko byifashe kamera magwi sister umva mwana ambara ushaka uburyo uhita ugenda ari kuvuga ko umutwariye telefone urayifite ni yanjye nyine tuvuze iyo ni iyawe bihore wasanga ari ukwiyenza ariko noneho ibintu biguha isomo niba hagabi mbwa baragwira kweli niba wumvikanye n'umuntu ko mugiye kurarana ni gute wowe niba wemera ko ugiye gutanga uwo mubiri cyangwa mugiye kuryamana kuki udafata amafaranga ya mbere umva phone njyanye iza nta kibazo nawe arasigaye ntacyo nahombye phone njyanye ndakeka ni 200 ngase igihabwo ni ikigori ki bajya banza batekereze ahubwo uriya muri umwe nzamushaka mugure akantu gato twumvikanye ibi bintu ni irihe somo biguhaye isomo binsiyemo ni ukujya banyishyura mbere kubera ko ndabona bigoye kabisa iyo ari kwivugishwa ngo umuntu amutwaye fone nta fone ntwaye nyine niba abagabo bananiranye z'ibingegera baba bari aho ngaho ni fone ni iyanjye pe ni iyanjye n'urugero n'ikimenyimenyi reka nkwiye nimero yanjye cyangwa miyawe reka nguhe iyanjye miyawe nze gusubirayo ndavugisha uriya mugabo turebe uburyo tuzakurikirana iki kibazo tukamenya uko cyarangiye sibyo sawa mwana ngahirukanke genda ntago dushaka gukomeza kubera imirwano sibyo gusa nyine ntago birangiriye aha oya njyewe uze kumvugisha sibyo okay ndakuvugisha shaka uburyo mvugisha nzareba ndanasubirayo ndebe uburyo gusa murakoze nyine sawa nyarutse ariko rwose batongera gutera induru